none wowe ntushaka kubana na Yesu mu gisirikare cya Yesu, ushaka kwiberaho wowe nk'umuntu uraho. Imana izajya ibanyuza mu mashuri atari ngombwa, ubwo mvuzemo byinshi. Wisanga ahantu uri kurira kandi wari ufite kwicara ku birenge by'umutambyi, ku birenge by'umuhanuzi mukuru wemera nk'umuhanuzi akakurera. So ni impanuro nahaga abahanuzi muri rusange. Abandi murya ibya 10 mutarabyerejwe. Kose inshuti z'umusaraba, nabyise impuguro, ariko harimo n'amahishurirwa akomeye. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Mw'isi ndi umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kuko udukurikirana kandi ugakurikirana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Twahisemo inzira nziza yo kubana n'Imana neza, kandi tubona Imana ibiduheramo umugisha ukomeye cyane. Ntabwo twenda gukereya izindi content zishobora wenda kutwinjiriza ariko zikangiza amazina y'Imana uko yera kandi ikiranuka. Ahubwo hari umunyarwanda waciye umugani avuga ngo nzarya duke ndyame kare, undi aravuga ngo ngo mfite agatwe gato nzakarinda uruguma. Ubwo mvuzemo byinshi hagati aho, nawe ufinduremo ibyawe. Ariko kandi wowe wahisemo kubana natwe kuri Riratashye ministeri yacu niyo kogeza ubutumwa bwiza. Ndagira ngo aho uherereye hose nguhe ikaze muri uyu mwanya. Ndagira ngo kandi muri izi mpuguro ngiye kuguha wumve ko ari iby'agaciro. Abenshi mukunda kumva ubuhanuzi ni bwiza, ariko ntekereza ko nanone iyo wumvise ijwi ry'Imana utazi uburyo uzitwara mu masezerano kugira ngo asohore, nabyo ni ikibazo. Uzagwa mu butayu nk'Abisiraheli, kuko Abisiraheli bashiriye mu butayu kubera ko nta mpanuro nta mpuguro bari bafite. Ubu nicaye hano ntabwo mfite message, nta nubwo ndi busome ijambo ry'Imana, ahubwo icyo nahaswe n'umwuka nuko nk'umuntu umaze iminsi mu gakiza itari mike ariko itari na myinshi, nuko nk'umuntu umaze igihe mbona ibintu bitandukanye mu murimo w'Imana, nkwiriye kugira umusanzu ntanga ku bakozi b'Imana batandukanye n'abandi bifuza umurimo mwiza wo gukorera Imana. Utise kubera iki? Ndeka tubanze dusenge. Urakoze Yesu, bana natwe muri uyu mwanya. Dusabye umwuka wera mvajuru ngo abe muri twe, abane natwe, adukomeze, atwuzure, atwuzuze, atuganirize. Kandi buri muntu wese urakurikirana izi mpuguro n'impanuro ziturutse mu bwami bwawe, bimubere iby'igiciro cyinshi mu izina rya Yesu. Kubera iki tugiye gushyiramo na gahunda yo kujya duhugura? Nshuti z'umusaraba, umuririmbyi aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana, bobe kugwa mu byaha babona amahoro, hose habera heza we inshuti zibana zirakundana neza zibanye na Yesu. Umwuka uhamagara abo mw'isi yose
ngo bazabishyo rimwe umwungera bumwe, ngo bazabishyo rimwe umwungera bumwe. Guhugurana ni byiza nk'abana b'Imana. Ngira ngo ibintu bijyanye n'ubuhanuzi n'abahanuzi ni ibintu bitavugwaho rumwe. Teoloji nyinshi zo ku isi yose hafi 95%, kuko nanjye nize teoloji na n'ubu ndayiga, zimanuka zikubita hasi ikintu cyitwa ubuhanuzi. Teoloji zishobora gushyigikira ubuhanuzi ni nka 5%. Kubera iki? Uriya wigisha teoloji ni ibintu bimeze nka narivuze formule, ariko reka mbivuge mu buryo bwumvikana. Ni ukuvuga ngo umenya amateka y'ibintu byabaye. Bibiliya yanditswe ryari? Itangiriro rigizwe n'ibitabo bingahe? Rigizwe n'ibitabo bingahe? Hanyuma ibyahishuwe bigizwe n'ibitabo bingahe? Ni ukuvuga ngo rero iyo teoloji uyigisha ashobora kuba adafite n'impano y'umwuka y'ubuhanuzi. Ni professeur cyangwa se docteur muri teoloji wize Bibiliya. Bibiliya nayo ikaba ari ubuhanuzi butavangiye, ariko hakaba n'abanyempano bahawe impano z'Imana mu buryo ngiye kubabwira. Uburyo bwa mbere ni umuntu wahawe impano, yahawe impano y'ubugenzuzi bw'imyuka ikorera ku isi yose no mu kirere. Uyu muntu azi kumenya umuntu wavugishijwe n'Imana, azi no kumenya umuntu wabidodadoze, kubera ko yahawe impano yitwa iy'ubugenzuzi bw'umwuka. Ubugenzuzi ni impano. Turi kuganira ku mpano z'Imana tunahugurana. Impano y'ubugenzuzi, uburya umuntu uyifite niwe ushinzwe kumenya ngo iyi si Imana iri kuvuga. Aya ni amarangamutima, aya ni amanyenda, ibi ni ibipapirano, kuko ari kugenzura. Uyu ni umwuka w'abarangi, uyu ni umwuka wa kishitani, uyu ni umwuka wa kabaliste, uyu ni umwuka wa Freemason, uyu ni umwuka wa Illuminati. Nyine azi kukontorora ibirere byose. Ndatangara rero iyo mbona umuntu asohotse mu kabari. Ndatungurwa iyo mbona umuntu uvuye mu bapfumu, uvuye kuraguza izindi mana, ari gushaka no kugenzura umwuka w'Imana. Bene data, ntabwo waba utarize igisirikare ngo ujye mu mafunzo, ujye hariya wemeze abantu ko ubonye abasirikare batari beza, batazi kurasa, batazi kurinda igihugu runaka, kandi utazi n'iby'uburinzi. Wowe urumva bitaba bitunguranye? Yesu abatabare. Hanyuma si byiza ko abantu bagenzura impano z'Imana batarahamagariwe kugenzura impano z'Imana. Kandi izi mpuguro ndi kubaha, ndagira ngo nkubwire ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane mu isi y'umwuka. Hari umuhanuzi muri Bibiliya
yari afite uruhara simuvuga. Abantu baza kumukwena, baramukwena, bamugenzura, bamujajinga, ategeka igisimba, idubu irabarya. Byarabaye. Reka mbatangarize ko Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kuri. Yesu Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi ni kwari. Mu mwuka uhinduka ikivume. Ushaka utabyumva nyine kuko wahaze ifiriti, kuko wiririye akamayoneze kawe kavata ariko nzabigenza. Okay, ariko uri kurengera. Icyo nemeranya nawe niki? Nuko nanone hariho abantu bahanura nanone n'umuntu udafite impano y'ubugenzuzi akaba yabona akavuga ati uyu muntu arimo aradodadora rwose, afite ahandi yiganishiriza. Ibyo byo physical appearance buri wese ababireba. Benshi murabaza muti ariko se twamenya umuhanuzi w'ukuri n'uw'ikinyoma gute? Reka rero mbabwire inshuti zanjye, umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Kandi reka mbitandukanye gutya, data niba ari Imana, nkabakora iby'Imana ishaka, ijwi rya data rizamvugisha, bimbwira umuntu w'ukuri n'uw'ikinyoma. Point final. Hallelujah. Niba data atari Imana akaba ari Satani, nzumva ijwi rya Satani, kandi iryo nta rindi nirimesha gusenya iby'Imana. Ubwo ntibyumvikanye. Uzamenya umuntu w'Imana by'ukuri gute wowe utari uw'Imana by'ukuri? Imana izakumenyesha gute? Yesu agutabare, Yesu aguha imbaraga, Yesu akurwanirire, Yesu akuneshereze, Yesu agutsindishirize, akumpera ubwenge busumbyeho. Kumenya umuntu w'ukuri. Wenda imbuto Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto, ariko nturarana nawe, ntugendana nawe, muramushaka umuntu w'Imana. Ikintu rero wakora ni ukuba uw'Imana by'ukuri nawe, noneho ugahura n'umuntu w'Imana by'ukuri nanone. Ntabwo byumvise. Egera Imana, uba uw'Imana by'ukuri, izaguha abanyakuri nabo. Nawe niba uri mu nzira igana mu irimbukiro, ukaba ukeneye Imana y'ukuri, biragoye udashaka guhindukira. Niyo mpamvu benshi mugwa mu myobo mutazi. Kuba nyempano rero, kuki mutemera guhugurwa? Kuki mutemera guca bugufi? Kuki mutemera kumvira abashumba banyu? Yego ndabizi ko birimo imitego myinshi, ndabizi ko harimo bamwe batarabungeri banyabo, babona impano zizamutse bakakubita inyundo bakazimanura. Ariko jonjora ibyiza bimuriho ubikurikize, ibibi ubyihorere. Niyo mpamvu benshi bamwe muri kugwa mu mitego kandi ibabaje. Ni gute wihandagaza ufite amavuta y'ubutayu ugashaka kujya kuri kamera guhanura, isi yose irimo irakumva, abafite inguma n'ibikomere barimo barakumva, abarwaye imitima barimo barakumva, mu gihe utaramara kumenya kumanajinga ibyo bintu, management. Ushobora guhanura ibintu biremereye, umuntu akicwa n'umutima kubera kumva ibintu uri kuvuga, kuko nta bwenge bw'Imana ufite. Yesu i Yerusalemu ntabwo yahageze ngo avuze induru, avuge ngo abi Yerusalemu murashize. Kandi niwe muhanuzi mukuru. Yaravuze ngo ubwami bw'Imana burabegereye.
Yohana mu ifuhe ryinshi yaravuze ngo nimugorore inzira y'Uwiteka. Yari ari mu ifuhe rirenze iryo muba murimo, kandi byarumvikanye. Imitima yabaye akahebwe iramanyagurika, ayikubita inkota y'ijambo, ayikubita inkota y'ubuhanuzi bukomeye buri guturuka ku Mana. Barabatizwa, arababwira ngo mwabana b'inshiramwe, ese ninde waburiye ko hari umujinya uzatera? Yaravuzemo ibintu byinshi. Mu gihe rero utarahabwa ikirere cyo kumenya uko bahanura, busengera amavuta yo guhura n'umuntu ushobora kukurera mu mwuka. Wowe uriho uri umuhanuzi, ntugira umuntu ushobora kukubwira ngo hano wakoze amakosa, jya ukosora ubikore gutya. Uriyizimiza ikicyura, nta biganza na bikeya bigufite, nta maguru, nta muntu, nta birenge na bitoya uri kurererwaho, habe namba. Nta n'umuhanuzi wemera nk'umuhanuzi mukuru ku buzima bwawe ngo akugire inama, ase n'umuntu ugukontorora. Reka nkubwire, iteka ryose umuntu utemeye kuba mu gisirikare cya leta aba mu gisirikare kitari icya leta, ariko icyo gisirikare nta cyiza kikibamo, kubera ko ubuvuzi kuri wowe biba ari ikibazo, hanyuma gupfa n'iby'akanya gato, gushyingurwa ni uguhirikira mu mugezi, kurya ni ugushimuta iby'abandi. Ariko ingabo iri mu gisirikare cya leta iyo ari yo yose ku isi igenerwa ubwishingizi bwo kuvuzwa, transport, imirire. Hari nabo bagira n'amasoko bahahiramo y'ibiciro biri hasi. Ubwo ndavuga mu bihugu bitandukanye. None umuririmbyi aravuga ngo turi abasirikare bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu. None wowe ntushaka kubana na Yesu mu gisirikare cya Yesu, ushaka kwiberaho wowe nk'umuntu uraho. Imana izajya ibanyuza mu mashuri atari ngombwa, ubwo mvuzemo byinshi. Wisanga ahantu uri kurira kandi wari ufite kwicara ku birenge by'umutambyi, ku birenge by'umuhanuzi mukuru wemera nk'umuhanuzi, akakurera. So ni impanuro nahaga abahanuzi muri rusange. Abandi murya ibya 10 mutarabyerejwe. Kose inshuti z'umusaraba, nabyise impuguro, ariko harimo n'amahishurirwa akomeye. Ni gute ntiwasigiwe kuba umutambyi? Urabizi ko iyo grade ntayo ufite, ntabwo warobanuwe mu bandi. Umuntu arakubwiye ngo ndifuza gutanga 1/10, ntumwohereje mu rusengero, ntunamushakiye umushumba ngo umugishe inama. Wowe ngo kuko urize menema, urize tayamo, uriya dotayi, uriya zogerere, uyise wemezwa ko urakifata ugashira mu mufuka. Icya 10 cyanditse muri Maraki. Imana ibwira Abisiraheli ngo bayimye 1/10 n'imigabane, bavumwa wa muvumo. Utekereza ko ibyo bintu bifite umuvumo? Abandi mukamamagara ngo byagucanze. Mbere yuko bigucanga wakoze ibiki? Bamwe muri mu nkoni kuko mwariye ibitarika. Icya 10 nicyo mu rusengero, icya 10 ni icy'abatambyi, cyashyizweho kugira ngo gifashe umurimo w'Imana, ndetse n'abatambyi bagire nk'umushahara kuko bakora uwo murimo, berejwe uwo murimo.
nawe ukwiye ituro ry'umuhanuzi nk'umuntu wahanuye ugahesha umugisha abantu. Umuntu akaguhamagara, umukozi w'Imana waransengeye, ibyo wasengeye byaciyemo, ngwino dusangire umugisha w'Imana. Ibyo rwose bamenya ntawe ubirwanira nawe. Ariko ndabinginga abahanuzi kubw'imbabazi z'Imana, nge nivugira gutya mukabica amazi, ibindi mukabona nyine mvuga ntuje, ntari guhurura, ntari muri gutya mukagira ngo ntabwo ndimo aho yamumpa ibyifuzo ngo mbasengere ngo ibi n'ibi byaranze. Banza umenye byanze kubera wayi wariye ibitarika, wakoze amakosa, wakoze amafuti. Indi mpuguro rero ku bakozi b'Imana, Imana ni nziza, ariko hari imitego twatezwe. Umuntu akagenda agatwara amafaranga ahantu mu myuka mibi, akatongera, yarangiza akakuzanira, akakwinjiza umwuka wo kutongera kwakira. Ibyo si ku bakozi b'Imana bakira gusa, hari n'abandi biyitirira izina ry'Imana ariko b'abasataniste, abantu baha ibyabo ntibongere kugira umugisha mu biganza byabo. Wakora iki rero byagenze gutyo? Usabwa deliverance yo gusengerwa, ibiganza bye bigahumanurwa, ugahabwa ikindi kirere kitamenyerwa. Yaba byarakubayeho, ushobora gukora amasengesho nawe ukisengera kandi bigakunda. Muri izi mpanuro rero n'izi mpuguro byibanze ku mpano cyane, ariko hari ikindi kiri kumbabaza. Imiryango myinshi iri gusenyuka ku isi yose, kandi kubw'umwuka wa Satani. Uwo mwuka wa Satani wacuritse ibintu. Iby'ibumoso bijya iburyo, iby'iburyo bijya ibumoso. Ariko hariho ibanga mbona rishoboka. Imigani 22 umurongo wa 4 aravuga ngo wicisha bugufi akuwa Uwiteka ingorane n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Biri kavuga ngo umugore wese w'umutima yubaka urugo rwe akarukomeza we ubwe, ngo ariko umupfu ararusenya we ubwe rugasenyuka. Shuti yanjye, iyo umuntu amaze gusenya nibwo yabona ko yatakaje ikintu kiremereye. Ariko iyo akiri muri gahayi ho bavuga ngo mbivemo, aba yumva nyine ari uburenganzira bwe, yihesha amahoro. Ariko se ninde washenya akabona amahoro arenza yo kubona abana bawe mu nzu n'umuryango? Kuba byabayeho atari impamvu zibaturutseho, Yesu ajya ashumbusha abantu. Yego, ajya atanga amahirwe ya kabiri, arayatanga. Bamwe murantera amabuye ngo amahirwe ya kabiri y'iki? Y'umugisha. Ndagusubije, atanga amahirwe ya kabiri y'umugisha. Waba waratakaje amafaranga ukabona andi, ariko Yesu ajya atanga amahirwe ya kabiri. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana iguha amahirwe ya kabiri. Haleluya. Ubwiza bw'Imana bukomeze gukayangana ku buzima bwanyu, ntaba ari mwebwe, ahubwo izina ry'Imana riba ari ryo rihabwa icyubahiro. Imana nkorera iteka ibiteho kubw'umusaraba wa Yesu. Hanyuma rero ku bakozi b'Imana, bapastori muri gukereya contents zo kwambara amakanzu y'ababyeyi n'ibitenge n'ibindi, biteye agahinda. Muri gushakira ubwayi mu kigunda. Imana itunga umuntu atayisebeje. Ese ubwo uramutse wambaye ibyo no hasi ugasanga byahindutse,
ukaguma nyine gutyo n'amabere agahita aza. Ubu nibitagarukira murabona mu minsi iri imbere mutaricara mu biganiro mwambaye za mucikopa mukavuga ko ariyo content nanone. Ndabacyashye kubw'impuhwe z'Imana n'imbabazi z'Imana. Ushobora gukora isengesho ry'umunsi, ushobora gukora ivugabutumwa, ushobora gukora content zitandukanye, ushobora kwicarana n'umubyeyi kuri kamera wawe mukaganira iby'ubuzima. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Ntabwo bikwiriye ko imyambaro yagenewe abamama yambarwa n'abagabo. Ntibikwiriye ko imyambaro yagenewe abagabo yambarwa n'abagore. Ninde wabarozi? Ninde wabarozi? Bakozi b'Imana, nimwe koko? Birimo birandenga, ndetse bamwe muri no kurwana ngo mwatwaranye content. Iyo wisize ivu ndakisiga amase, ejo muzisiga ibitaka, ejo muzivuruguta, ejo nimugarukiraho. Suko Imana ikora. Abandi mufite ubuhanuzi, mbona muri guhanura mujya mumva. Niba se abantu bari mu bituro kubwira abantu ko bari mumva ntibihagije, abantu nibipfa amatwi bitumva ku buryo mushobora gukora ibintu bisa naho bitukisha izina ry'Imana, ariko views ntabwo zirarikora. Ushaka kuvuga uti nawe se ko wicaye aho ngaho, yes ntacyo, ariko mfite content ivugabutumwa, ubuhanuzi, impuguro, kurotora inzozi z'abantu no gucyaha. Izo views ninziboneramaho no umugisha, ariko nimba nta nazo, Imana yanjye ikomeze ihabwe icyubahiro. Hanyuma hano muri uyu mwanya turasobanura nanone n'inzozi. Ako karagaciyemo k'impanuro mbivuga niyicariye gutya, ejo bikabahagama mukavuza induru, kandi mwari mufite umwanya wo kubitega amatwi mukabyumva. Ntimukiri abo kwegerwa kuko mwarenze ihaniro, mwarenze ihaniro pe, mwarenze ihaniro, mwarenze ihaniro. Yesu abagirire neza, Imana ibatabare. Iyaba mwamenyaga ibyabahesha amahoro, mwakwita ku iherezo ryanyu. Habwa ikuzo Mana ya Abrahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunkunda, na n'uyu musura binyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse ngikuzimu, wemeye kuza kundwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Inzozi abenshi murota murabizi ko tujya tushyiragira n'umwanya wo kuzirotora.
abantu muri iyi minsi mumaze iminsi murota inzoka, Imana yampaye iryo hishurirwa imbwira ko hariho umudayimoni ubariganya ku bantu bagize izo nzozi. Uwo mudayimoni ubariganya rero ukwiriye gusengerwa, ukwiriye gusenga nawe ubwawe. Ku bandi bantu bamaze iminsi barota imyobo imbere yabo, ndagusabye senga usiba imva, uvuguruza umudayimoni ushaka kukujyana ikuzimu, unasengerwe. Ku bantu barose bamaze iminsi barota inka, senga kugira ngo Imana igukomeze muri icyo kigeragezo ugiye kunyuramo, cyangwa Imana igikureho. Ku bantu barose birukanka ariko amaguru atava aho ari, senga uburizemo imigambi ya Satani yo gushikwa, urushiko, kurogwa, gutongerwa, itandukanye n'izo mbaraga. Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe. Ndagushimiye kuko warudukurikiranye muri izi mpanuro ndetse no kurotora izi nzozi. Inama tukugiriye uyigendereho, bizakugirira umumaro kuko nicyo Imana yaduhamagariye. Yesu abahe umugisha, turabakunda. Ibiganiro bitandukanye bitwungura mu by'umwuka nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Warakoze cyane kudukurikirana. Amen.